mbona izi nzira zitangiye kumanura zinjyana epfo ndamenya umwaka uri ubusende gusubira muri 2020 ako wazamuka no wasanga ariho muri 2021 ariko ubu ntago nyobyera umwaka uri imbere hari ahantu mbona inzira z'inzitane cyangwa uri inyuma pregnant ubu mwaka uri he kuko earlier we realize the earlier every one of you realizes the better it will be for us. Muri 2021 ninde uhazi ko ariko ntago nasubira muri 2020 we muri corona ndasenga imana paka kwambara agapfukamunwa what ntabwo nzongera kwambara agapfukamunwa tu asa ndamenya ceko supposed to we have this kangomeza ngera ugura ariko ariko uyu mwaka urihera uyu mwaka wa 2021 urihe ko uyu mwaka wagiye he ibaze tubiye muri 2020 corona none we ntago nayikira none yanjye uyu mwaka ndawukunda he uyu mwaka koko ako kagubiza nzamuka Uva ngura ngo basi. pregnant Mwana wabuzana umwaka uri mwaka wa 2021. Ako 2020 bwaro bugeno haje ikintu cyangwa Yira nibyo ndi kukubwira ngiye cyo kugera mu 2021 vuba none uri kumeza mwana. Barundanye. Wende bagusize uguragirayo vuba. Ndagirayo. Cyae. Ubuneruka cyane. Ahubwo usanzwe wawe utaye wabwirwa ni. Ese wabure nyuma ntabwo wabure nyuma hari. Usibye ko nyemwe kujya warugenze neza. Wabonye? Ako aje mutuntu tubazo dukeya. Ururiya mwaka ariko ni mwiza nawe. Ni mwiza ho bukeya nyine. Cyangagenda ngasiga korona. Ni ruguru. Komeza ruguririya. he shock you Naguriya mwaka wa. Nabonye abasaza ariko wowe menye ufite diplome yabyo. Yakiraguye koroni igira umuntu ifatirya idukore ku muntu ingorofani yanjye sinyibona ibiraka by'amabuye sinyibona ibiraka by'ifire bose abantu bahinga bakiri muri kuma mu rugo yewe uyu mwaka 2020 warugiye wabyiboneye umwaka 2020 ndi gushaka uburyo ki nawuvamo ino ngorofani ni yawe se ino ngorofani ni yawe nuretse ko naringiye gushaka umwaka ntabwo ngezeyo nkagenda nihuta nkagerayo vuba nyine nshaka kujya ku mwaka wa 2021 uyu wambereye ibyorezo reka nshaka kugeraho ngo abantu wawe ukagezaho vuba mwari ngezeyo mu kuzi amafaranga senda pasi mu bujyana genda yafite akira rwose akira imyaka ungezeyo vuba uyu mwaka 2020 ubundi se ku mwaka urahazi nahumvise ariko ntari nyine ngeze ku mwaka Urene wihuta oya mwaka wa visi yajya gusezera ukuri kw'Imana oya urahanzamura wagize ngo sinagwaya y'ubusa urahanzamura sha urahanzamura ntabwo oya yanjye so kujya agakora oya yanjye urahanzamura
azamuka shagera kwa yara urahazamuka utazamuka n'akasukawe nayo nafata mikorofone yawe nayijyana urahazamura sibyo navuga hazamure wowe hazamure ntugejeje ku mwaka bakangeze ku mwaka bakangezeyo nongera ku mwaka ntabwo nzongera ngera urahazamura Jesus is Lord. para nakugira ngo njye abantu ngaho ese tuzagera ku mwaka batangira para wowe oya buriya sibo ndabonye sha ndabonye narinjye mu mwaka wa 2021 ntabwo wapfa kujya yuko biboneye we nta n'icyana kimwe n'ikiza ngo warabikoze waribye reka ngwereke tujya kubaza nta bishitani nakoze warasa Yesu. wapi wowe wakutwereka kuri nore y'umwaka wa dukubye karindwi by'amakanani urajya wewe na makanani urabyanze sura duki we ntabwo wemerewe njye nshaka kwigira mu wundi mwaka kujya kuhane kugira ngo ari kuhane nawe utaze subirayo muri covid ntabwo najya muri covid Karangoyo umwaka mushya wa 2021 Oya umundani oya